cyane ndabyemera cyane ahubwo murakoze wampfuraho yabyanga ibindi bimba nivuba erega buriya kamubwiza ukuri urumva Bibiliya yaravuze ngo umwana naba batura muzaba mubatuwe je na mukandi dusoza ikiganiro ntabwo tubyumvana hano bayigihamya Minega binyemereye mwavuganye Minega ndamuzi nifura n'umugabo w'ifura kandi ababajwe no kuba niyo Patrick yakomeza buno buzima kuko niyo mpamvu nakubwiye ngo Patrick uvugisha ukuri imbere y'abantu uko amakuru ndayafite ntago rega buriya niyo yari gukebakeba ntago byakunda twicaranye byaba byarangiye dusoreza kino kiganiro uko tubisoje yuko birangiye tubizeza ababonye ko zino saga Patrick ajyanye saga n'abantu na bakayusi n'abande bose ngiye ubwanye mfata umwanzuro arabizi ninge muntu witambitse mu bibazo by'abari abantu birakemura ziranambara zirarangiye yego ndi no mu bantu bazanye bamenye bino bintu mbere turakwana ikiganiro cya mbere niyemeje nabwo ko tugiye kubirangiza mfatikanyije na Pasiteri ngewe rwose aho uzanyenera ku bufasha bwose bwatuma aba bakozi b'Imana umurimo w'Imana ugenda neza ndetse yewe icyo wansaba yabarugora na Minega yewe no kwa Mushumba hose nagerayo kuko n'abantu tuziranye ngira n'amanimero yabo ntago bigoye rero ko ni bene data twakoranye umurimo kandi nubundi turacyakorana ko turi muri secteur imwe wenda icyo tutari kumwe mo ni institution niyo zitandukanye ariko umuhamagaro n'umwe umurimo n'umwe ivuga butumwa ni rimwe intumbero ni imwe kuri Kristo kandi tuzitwa intwari dutabarutse hahirwa umugaragu shebuja azaza agasanga yiteguye aho rero warwanye ni heza kandi rwose nkubwiza ukuri ibintu wakoze ni byiza n'abantu badukurikiye nawe urabyumva ko sinayibura kandi nanjye impamvu naza kuyigutangariza ni ukugira ngo tuzabikora karangiye icyo nzi cyo izakunezeza umutima kandi nzabikora atari iyindi mpamvu n'ababyumva babimenye abantu benshi bakunda gutahira inkuru bagamije kugira ngo babone views komeze basenye azane Damuru hano induru zivuge azane Patrick ahamagare Minega ashyira amajwi ye ati dore ngo uyu muyobozi wamuhagaritse ariko bidatanga umusaruro ari zanduru nasaga gusa ariko uramutse uteye iyo ntambwe ukaganiriza umuntu ugamije kugera ku gisubizo nguwo umurimo Kristo yashakaga yaje kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi zibubone kandi ari bwinshi none rero bwavuyemo bwa niyo Patrick ntago babukiri bwinshi niyo mpamvu namubwiye mu kiganiro twakoranye ngo ibihe ntibikakumaremo imbaraga z'umutima niyo Patrick nicyo cyambere namubwiye ni ibihe ari kunyuramo bikamumaremo imbaraga z'umutima ahubwo akomeza atekereza umurimo n'abantu yahagaze imbere n'ababwiriza kugira ngo akomeze guharanira kurinda ubwere bw'Imana dusoza mane bamugisha ijambo rimwe wenda nyuma twatangiye twumva uko bimeze turangije tuguha solution y'ibigiye gukorwa kandi byateguwe kare rwose utarubizi urumva umerewe utono yego mbona warukwiye kwishima kuko cyari kigenderewe cyane ni ijambo ufite muri wowe dusoza pastor tadusengera anagusengera mbere na mbere ndagushimiye kandi nshimira n'abadukurikira bose abantu bose mwampuguye kuko muri ibi bigeragezo mazemo iminsi ubu nibwo nabonye inshuti z'ukuri z'umumaro mbona n'izitari iz'ukuri nabanaga nazo nshimiye abantu bose bampuguye by'umwihariko wowe n'umushumba ndashimira na Damuru mu gihe twamaranye ntekereza ko ntacyo namuburanye ariko kandi musaba ko twakongera tugahuza ibintu bikagarukira hafi kuko bikomeje gutya byazagorana byakica umurimo ndashimira mwese rero abantu bose badukurikira by'umwihariko nsabye n'imbabazi abantu uko bambonye umuntu wese wambonye nabi nabitewe na depression y'agahinda gakabije nabitewe n'umujinya n'uburakari bitewe nuko numvaga yuko nyine nanzwe mbese narenganyijwe niyo mpamvu mwambonye nagaragaye ko mumaze iminsi mumbona rero mbasabye imbabazi ntekereza ko from now on ntago bizongera ndumva icyo ari cyo kiganiro cy'amatiku nkoze nicyo cyanyuma nyine iki nicyo kiganiro cyanyuma nkoze ku bintu byerekeranye n'idini n'abantu nkoze full stop urakoze pastor
ngaho dusengeye unasengera niyo Patrick Imana imushoboze kandi nimba nawe hari icyo uvuga. Icyo mvuga nuko abadukurikiye bagiye baduha ibitekerezo kandi baduhe n'inama. Ikigeretse kuri ibyo dusabe abo bireba nabo hirya ya Patrick nabo batwumve kandi batworohereze. Ikindi navuga nuko uyu murimo uravuna bamo ibibazo byinshi, n'abandi batwumva nuhura n'ibigeragezo n'intambara uzagisha inama. Kugisha inama biruta ibindi byose. Hanyuma ngiye gusenga, ntago ndi busengere mwebwe ubwanyu gusa ngo sengere niyo Patrick gusa, tugiye gusengera abandi badukurikiye babahuye nabo n'urugamba rusa narwo. Dusengere bene data tuzagerageza guhuzana niyo Patrick, dusengere twebwe twese, ariko kandi dusengere n'umurimo w'Imana. Mana nziza, turagushimiye, turaguhimbaje ko ugira neza, uri umukozi w'umuhanga. Warakoze kuko wadurinze ukadusigariza kugira ngo tube duhumeka umwuka w'abazima. N'uyu mwanya turasenze ku bwa bene data bakurikiye iki kiganiro, birashoboka ko hari n'abandi bahuye n'aka karengane n'izi ntambara zikasazisha imitima yabo n'ubugingo bukagira ibibazo, ariko turasenze ngo uramire ubugingo bw'abera kugira ngo itorero ryawe rigomeze kugera umubiri wa Kristo kandi muzima. Sengeye kandi ningingira bene data abo iki kibazo kirebaho bose, umwuka w'Imana abakoreho kugira ngo bahinduke umusingi n'umusaruro mwiza wo gukemura ibibazo kugira ngo bise neza. Nirukanye umwuka wose wagiye unaniza imitima y'abantu mu ntambara zimwe na zimwe zitandukanye zagiye ziboneka mu matorero. Kigeretse kuri byose abera bayonda basengeye, ababanye natwe muri iki kiganiro, ndetse na Patrick ndamusengeye mu mbaraga z'umusaraba, mu mbaraga z'ubushobozi waduhaye. Tumusengeye tumwaturaho impinduka n'ubuzima bushya, tuvuga ngo Kristo wowe urwana intambara ye kandi umutunganyirize kugira ngo bigende neza. Ndagushimiye kuri hejuru ya byose, ndagushimiye ko ufite imbaraga, ndagushimiye ko ufite ubutware bwo gukiza no kubohora. Izi mpano zibarimo zikomeze kumurikira bari inaha, abazakomeza gukurikirana urugendo ndetse n'abazakomeza kumva ijambo ry'Imana, bazahembuke bahembuwe n'izo mpano zibarimo, hatabayemo gusenya no kwica umurimo wawe. Tugucire bugufi ngo bikorere byose kwiyubahisha, kandi umugisha Bobo wagize uwo mwete iyo ntambwe, umwagurira imbago kandi umurinde, umutekano we urebe, umubere hafi na kure, umurebere igikwiriye, umuhe umugisha, nawe umwomore, umwubake, umurwanirire, umutabare, kuko uri Imana yumva. Tugucire bugufi muri byose, ubuntu bwawe bubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Nanone kandi